Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza kuri mwebwe mwakanze subscribe ndetse n'abatarayikanda rwose ndizeye ko namwe muri buze kuyikanda nyuma yo kumva aya makuru aho mwerereye mu bice bitandukanye by'isi mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ndetse n'amakuru yacu kandi nanone nizere ko icyumweru cyagenze neza n'amakuru ya none rero itariki 17 ukwezi kwa 11 ni kuri uyu mugoroba nyine ngiye kubabwira amakuru agezweho amakuru yakasa mutwe cyane cyane kubijyanye n'intambara aho ngiye kuba nkubwira muri aya makuru yacu nyine ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane karabutaka Uburusiya nyine bwagabye kuri Ukraine ndetse ubu ngubu Ukraine ikaba iri kurira ayo kwarika ndaza kuba mbigarukaho nkubwira uko intambara yifashe ubu ngubu ndetse kandi ngwe update zose uko zakabaye ntago ari icyo gusa ndaza no kugana ndaza kugaruka mu Rwanda nkubwire ibyatangajwe nyine na ministeri y'uburezi ku bijyanye nyine n'uburyo bwo kuzamura ireme ry'uburezi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twihuse cyane dutangirire kuri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru aho Uburusiya rwose bwashegeshe Ukraine ku rwego ruteye ubwoba ndetse kandi bakaba babagabyeho ibitero bikomeye ariko n'Uburusiya rero bwatangaje ko bwagabye ibitero bikomeye ku bikorwa remezo nyine by'amashanyarazi ndetse n'iby'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare muri Ukraine. Nukuvuga ngo ibinganda zikora ibikoresho bya gisirikare zikaba zagabweho ibitero bikarundura ndetse zikaba zagabweho ibibombe biremereye cyane ku buryo inganda zahiye ku rwego ruteye ubwoba aho ubu Ukraine iri kwibaza ese bizagenda gute noneho ibikoresho bya gisirikare bizongera gukorerwa hehe mbega ukabona ko muri Ukraine habayeho gucanganyukirwa. Ibi kandi by'iki gitero gihambaye cyashegeshe Ukraine byamenyekanye ku bw'itangazo nyine ryasohowe kuri uyu munsi nyine wo ku cyumweru itariki 17 ukwezi kwa 11 2024 aho minisitiri w'ingabo nyine z'Uburusiya yavuze ko ibyo bitero nyine byakoreshejwemo intwaro zirasa nyine zirasiye kure ndetse kandi hagakoreshwa na za drone zihambaye cyane mu kurasa amabombe yisukiranya kandi ngo ibyo bitero bya bigamije nyine kuhita basenya burundu ibyo birindiro izo nganda cyangwa se aho hakorerwa intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bya Ukraine. Ibikorwa remezo rero by'amashanyarazi bifasha inganda z'ubwirinzi za Ukraine gukora ndetse hamwe n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare nibyo byamaze gusenywa ndetse amakuru ari kutugeraho Kigali CNN ifite nuko izi nganda ndetse n'izi ngomero z'amashanyarazi byangiritse ku byo kubisana byatwara kayabo k'amadolari y'abanyamerika menshi kandi ko byatwara igihe ku buryo iki ari igihombo gihambaye ndetse ko bishobora gutuma Ukraine noneho ishobora kuba yahita ijya down ikemera ikamanika amaboko ikaba nyine yakemera ko itsinzwe nk'uko nyine abasesenguzi ku biriya bitero byabaye nyine bakomeje babivuga. Iryo tangazo kandi ryakomeje rivuga riti ibice byose byari bigambiriwe byarashwe ariko nyine ntiharatangazwa nyine andi makuru arambuye kandi nanone kindi imbere y'iri tangazo ibitangazamakuru nyine byo muri Ukraine hamwe ndetse n'abayobozi bayo bari bamaze gutangaza ko habayeho ibitero byinshi mu bice byinshi by'iki gihugu nyine cya Ukraine aho ubu muri iki gihugu rwose inkuru mugongo iri mu baturage b'iki gihugu ndetse n'abayobozi bakaba bakangaranye cyane ku buryo bavuze ko ari byo bitero bikomeye cyane nubwo hagiye habaho ibitero bihambaye cyane ariko iki gitero nacyo cyari gikomeye cyane ku rwego nyine igisirikare cya Ukraine kitabashije kwirwanaho nyine kugira ngo kibisubize inyuma. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andrei Sybiga yavuze ko nyine ibyo bitero ari bimwe mu bikomeye cyane rwose byagabwe binyuze mu kirere. Perezida nanone kandi wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibyo bitero byakoreshejwemo za misile zigera ku 120 misiri 120 kandi zihambaye zirimo ndetse n'izihuta cyane hamwe na za drone 90 ariko yemeza ko ubwirinzi bwa Ukraine bwashoboye guhanura byinshi muri ibi. Nukuvuga ayo niyo magambo nyine yatangajwe na Volodymyr Zelensky avuga nabo uburyo nyine babashije kwirwanaho ariko abandi basesenguzi mu by'intambara bavuga ko ibi ari ukwivuga ibigwi kwa Volodymyr Zelensky ahubwo ko ibiriya bikorwa remezo ndetse na ziriya nganda biri
down ku buryo bigoranye cyane kuzongera gukora cyangwa se kuzongera gusubiza ziriya nganda mu kazi, bitewe nuko kubisana bishobora gutwara akayabo k'amafaranga menshi kandi bikatwara igihe kinini cyane, aho biri kuvuga ko bitajya munsi y'imyaka 3 kuba byongeye gusanwa neza bikagaruka mu kazi. Ibi bitero rero bikaba byagize ingaruka mu bice bya Vorin, Poltava, Odessa, Vinitsa ndetse na Lviv. Abayobozi rero b'Uburusiya nanone bakaba basanzwe nyine batangaza ko ibitero bigabwa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine bigamije nyine kwihorera ku bitero igisirikare cya Ukraine nacyo cyagabye ku bikorwa remezo by'ingenzi by'Uburusiya. Hanyuma bakomeza bavuga ko kandi ibyo bitero nyine bitagamije gutera abaturage ba Ukraine, ari uguhangana n'igisirikare cya Ukraine kugira ngo nyine bagice intege kitazongera gutekereza no kubagabaho ibitero ukundi. Ntago turi bugume muri ayo makuru gusa y'intambara muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, reka tute twigarukira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho ubungubu amakuru ari kuvugwa rwose arayijyanye n'ibizamini bya leta biherutse gusohoka, ndetse ubungubu Minisiteri y'Uburezi ikaba yamaze gutangaza ko rwose ababyeyi, ni itangazo yanyujije ku rukuta rwayo rwa X, aho yatangiye igira iti iyi ngingo twese tuyimenye, ababyeyi babimenye, abarezi babimenye, abanyeshuri babimenye, ntabwo intego ari ukwiga ngo uzakora ikizami, oya, turagira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, turashaka kandi ko abanyeshuri biga kandi bakamenya. Ni ikintu gikomeye cyane usesenguye nyine ibyo Minisiteri y'Uburezi nyine yatangaje kuri urukuta rwayo rwa X. Ni kigaragaza ko bamwe mu banyeshuri cyangwa se bamwe mu barezi bumvaga nyine ko umunyeshuri nta kindi ari kwiga agapasinga ikizami, aho kugira ngo atware package y'ubumenyi izamufasha no kubaho mu buzima busanzwe. Ibi rero Minisiteri y'Uburezi kabiri gukebura abarezi ndetse n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi kugira ngo bamenye neza ko kwiga bitaba bigamije gutsinda ikizami, ahubwo kwiga bigamije kugira ngo umuntu agire ubumenyi kandi ireme ry'uburezi birizamuke, ndetse ubwo bumenyi umunyeshuri aba yakuye muri iryo shuri nyine bizamufasha no kwibeshaho mu buzima busanzwe. Ni Kigali CNN rero nkubwira ni kanda subscribe niba amakuru yacu akunogeye, kandi wibuke no gukanda inzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe mu makuru yacu y'ubutaha. Ciao ciao, ibihe byiza. Yes, ni Kigali CNN rero nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza kuri mwebwe mwakanze subscribe ndetse n'abatarayikanda, rwose ndizeye ko namwe muri buze kuyikanda nyuma yo kumva aya makuru aho mwerereye mu bice bitandukanye by'isi. Mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu ndetse n'amakuru yacu, kandi nanone nizere ko icyumweru cyagenze neza. N'amakuru ya none rero itariki 17 ukwezi kwa 11, ni kuri uyu mugoroba nyine ngiye kubabwira amakuru agezweho, amakuru yakasa mutwe cyane cyane kubijyanye n'intambara, aho ngiye kuba nkubwira muri aya makuru yacu nyine ibijyanye n'ibitero bikomeye cyane karabutaka Uburusiya nyine bwagabye kuri Ukraine, ndetse ubungubu Ukraine ikaba iri kurira ayo kwarika. Ndaza kuba mbigarukaho nkubwira uko intambara yifashe ubungubu, ndetse kandi ngwe update zose uko zakabaye. Ntago ari icyo gusa, ndaza no kugana ndaza kugaruka mu Rwanda nkubwire ibyatangajwe nyine na Minisiteri y'Uburezi kubijyanye nyine n'uburyo bwo kuzamura ireme ry'uburezi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Reka twihuse cyane dutangirire kuri iyi nkuru. Ni inkuru ikomeye cyane, ni inkuru aho Uburusiya rwose bwashegeshe Ukraine ku rwego ruteye ubwoba, ndetse kandi bakaba babagabyeho ibitero bikomeye ariko n'Uburusiya rero bwatangaje ko bwagabye ibitero bikomeye ku bikorwa remezo nyine by'amashanyarazi ndetse n'iby'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare muri Ukraine. Ni ukuvuga ngo inganda zikora ibikoresho bya gisirikare zikaba zagabweho ibitero bikarundura, ndetse zikaba zagabweho ibibombe biremereye cyane ku buryo inganda zahiye ku rwego ruteye ubwoba, aho ubu Ukraine iri kwibaza ese bizagenda gute, noneho ibikoresho bya gisirikare bizongera gukorerwa hehe. Mbega ukabona ko muri Ukraine habayeho gucanganyukirwa.
Ibi kandi by'iki gitero gihambaye cyashegeshe Ukraine byamenyekanye ku bw'itangazo nyine ryasohowe kuri uyu munsi nyine wo ku cyumweru tariki 17 ukwezi kwa 11 2024, aho minisitiri w'ingabo nyine z'Uburusiya yavuze ko ibyo bitero nyine byakoreshejwemo intwaro zirasa nyine zirasiye kure, ndetse kandi hagakoreshwa na za drone zihambaye cyane mu kurasa amabombe yisukiranya, kandi ngo ibyo bitero byaba bigamije nyine kuhita basenya burundu ibyo birindiro, izo nganda cyangwa se aho hakorerwa intwaro n'ibikoresho bya gisirikare bya Ukraine. Ibikorwa remezo rero by'amashanyarazi bifasha inganda z'ubwirinzi za Ukraine gukora, ndetse hamwe n'inganda zikora ibikoresho bya gisirikare nibyo byamaze gusenywa, ndetse amakuru ari kutugeraho Kigali CNN ifite nuko izi nganda ndetse n'izi ngomero z'amashanyarazi byangiritse ku byo kubisana byatwara akayabo k'amadolari y'abanyamerika menshi, kandi ko byatwara igihe ku buryo iki ari igihombo gihambaye, ndetse ko bishobora gutuma Ukraine noneho ishobora kuba yahita ijya down, ikemera ikamanika amaboko, ikaba nyine yakemera ko itsinzwe, nk'uko nyine abasesenguzi ku biriya bitero byabaye nyine bakomeje babivuga. Iryo tangazo kandi ryakomeje rivuga riti ibice byose byari bigambiriwe byarashwe, ariko nyine ntiharatangazwa nyine andi makuru arambuye. Kandi nanone ikindi, imbere y'iri tangazo ibitangazamakuru nyine byo muri Ukraine hamwe ndetse n'abayobozi bayo bari bamaze gutangaza ko habayeho ibitero byinshi mu bice byinshi by'iki gihugu nyine cya Ukraine, aho ubu muri iki gihugu rwose inkuru y'incamugongo iri mu baturage b'iki gihugu, ndetse n'abayobozi bakaba bakangaranye cyane ku buryo bavuze ko ari byo bitero bikomeye cyane, nubwo hagiye habaho ibitero bihambaye cyane, ariko iki gitero nacyo cyari gikomeye cyane ku rwego nyine igisirikare cya Ukraine kitabashije kwirwanaho nyine kugira ngo kibisubize inyuma. Minisitiri rero w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Andrei Sybiga yavuze ko nyine ibyo bitero ari bimwe mu bikomeye cyane rwose byagabwe binyuze mu kirere. Perezida nanone kandi wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko ibyo bitero byakoreshejwemo za misile zigera ku 120, misiri 120 kandi zihambaye zirimo ndetse n'izihuta cyane, hamwe na za drone 90, ariko yemeza ko ubwirinzi bwa Ukraine bwashoboye guhanura byinshi muri ibi. Ni ukuvuga ayo niyo magambo nyine yatangajwe na Vladimir Zelensky avuga nabo uburyo nyine babashije kwirwanaho, ariko abandi basesenguzi mu by'intambara bavuga ko ibi ari ukwivuga ibigwi kwa Vladimir Zelensky, ahubwo ko ibiriya bikorwa remezo ndetse na ziriya nganda biri down ku buryo bigoranye cyane kuzongera gukora cyangwa se kuzongera gusubiza ziriya nganda mu kazi, bitewe nuko kubisana bishobora gutwara akayabo k'amafaranga menshi kandi bikatwara igihe kinini cyane, aho biri kuvuga ko bitajya munsi y'imyaka 3 kuba byongeye gusanwa neza bikagaruka mu kazi. Ibi bitero rero bikaba byagize ingaruka mu bice bya Vorin, Poltava, Odessa, Vinnytsia ndetse na Lviv. Abayobozi rero b'Uburusiya nanone bakaba basanzwe nyine batangaza ko ibitero bigabwa ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya Ukraine bigamije nyine kwihorera ku bitero igisirikare cya Ukraine nacyo cyagabye ku bikorwa remezo by'ingenzi by'Uburusiya. Hanyuma bakomeza bavuga ko kandi ibyo bitero nyine bitagamije gutera abaturage ba Ukraine, ari uguhangana n'igisirikare cya Ukraine kugira ngo nyine bagice intege kitazongera gutekereza no kubagabaho ibitero ukundi. Ntago turi bugume muri ayo makuru gusa y'intambara muri Ukraine ndetse n'Uburusiya, reka tute twigarukira hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho ubu ngubu amakuru ari kuvugwa rwose arayijyanye n'ibizamini bya leta biherutse gusohoka, ndetse ubu ngubu Minisiteri y'Uburezi ikaba yamaze gutangaza ko rwose ababyeyi, ni itangazo yanyujije ku rukuta rwayo rwa X, aho yavuze yatangiye igira iti iyi ngingo twese tuyimenye, ababyeyi babimenye, abarezi babimenye, abanyeshuri babimenye, ntabwo intego ari ukwiga ngo uzakora ikizami, oya, turagira ngo tuzamure ireme ry'uburezi, turashaka kandi ko abanyeshuri biga kandi bakamenya. Ni ikintu gikomeye cyane usesenguye nyine ibyo Minisiteri y'Uburezi nyine yatangaje kuri urukuta rwayo rwa X.
ni ikigaragaza ko bamwe mu banyeshuri cyangwa se bamwe mu barezi bumvaga nyine ko umunyeshuri nta kindi ari kwiga agapasinga ikizami aho kugira ngo atware package y'ubumenyi izamufasha no kubaho mu buzima busanzwe. Ibi rero Minisiteri y'Uburezi ikaba iri gukebura abarezi ndetse n'abanyeshuri ndetse n'ababyeyi kugira ngo bamenye neza ko kwiga bitaba bigamije gutsinda ikizami, ahubwo kwiga bigamije kugira ngo umuntu agire ubumenyi kandi ireme ry'uburezi birizamuke, ndetse ubwo bumenyi umunyeshuri aba yakuye muri iryo shuri nyine we bizamufasha no kwibeshaho mu buzima busanzwe. Ni Kigali CNN rero nkubwira ni kanda subscribe niba amakuru yacu akunogeye, kandi wibuke no gukanda inzogera kugira ngo ukomeze ubane natwe mu makuru yacu y'ubutaha. Ciao ciao, ibihe byiza.